ibintu byose byishwa no kwibagirwa byishwa no kwibagirwa hari igihe ugera ku gatutu ukibagirwa amateka y'iwanyu ukibagirwa koko mama yashatse abagabo 6 ukavuga ku mugabo wa 6 ukaza mu ivugabutumwa ariho uvuye wagera mu kumva waragafashe ugashyira akaguru ku kandi ukibagirwa ko Imana yaguhamagaye uvuye hariya muri roji n'agahinda kagasirimu kabaho umugore umubona ari umusirimu ari muri lava ukamubona ari muri makeup ariko byamara mukanyarira muri makeup zikamanuka zikaba nkise kubera gahinda Davi ubu kugushaka we biracyoroshe turacyakomanga tukinjira iwawe mama Devura ati karibu tukaza tukinjira muri saro yawe nanjye umunsi kunshaka biracyoroshe nta muntu wasanze hariya kuri gate nta nuwakubwiye ngo kwinjira mu nzu icyo bikoza no ugiye kwinjira inkweto nitegeko kuzisiga ku muryango hano nta bajura bahabazana harara urumva ariko ugasanga umukarana atuye umuzigo yarira ryavumbi rya mu giho ry'umuzigo naryo rikanyuramo amarira rikaba nkise nk'uko makeup yabaye nkise kubera iki Yes, ni by'agace gakomeye kuduhitamo hano kuri Gonarike Plus. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ngiye nitwa David, njye mugiye kubana muri kigano nkanakibura, ariko nanone kuri kamera za Gonarike Plus twafite umutumirwa wacu w'uyu munsi. Ni umubyeyi Imana yaduhaye mu gihe nk'iki, umubyeyi Imana yahagurukije mu gihe nk'iki, umuhanuzi w'Imana, umwana w'Imana, ikiruta byose akunda Imana n'abantu. By'umwihariko njyewe nari mukumbuye hano kuri Gonarike Plus. Umarahe ndakwakiriye. Murakoze cyane Imana ibaha umugisha. Murakoze kutwakira kuri Gonarike Plus. Imana ibaha umugisha. N'abakunzi bacu bose turabasuje mu izina rya Yesu. Muhabwe umugisha n'Imana. Yego reka dutangiye twiragiza Imana kugira ngo tuze kuganira twisanzuye kugira ngo Imana ize kutuba muri iki kiganiro. Yego. Kadusenga Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turagushimye Yesu kubwo gucungurwa kwawe kwadukuyeho urubanza rwose kukaduhishura tukaba abantu bazima kukadukura mu isayo twari turorongotaniye. Yesu nushimwe ko watambwe ku bwacu kaba igitambo kizima kitagira ikindi kiguzi. Turagushimye ko wabaye inyishu y'ukuri ku buzima bwacu. Turagushimye ko amateka yacu wayahinduye mazima ayarapfuye akaba mazima kubw'imbabazi watugiriye. Twemere tugushime kuri isaha kuri uyu munsi isaha ishira saa 6 hano turi. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe watugiriye. Twembwe abatari bafite ibyiringiro by'ejo hazaza waduhaye gukomerera muri wowe uduha gukomezwa n'imbabazi watugiriye. None na n'uyu munsi turidegembya kubw'imbabazi watugiriye. Turidegembya mu isezerano ryawe watugiriye Yesu nushimwe. Urakoze Mana Data wa twese waduhaye umwana we kubw'imbabazi zawe. Tugushimiye imbabazi watugiriye ukaduha umwana wawe hamwe n'abera bose wagiriye neza hamwe n'abera bose bagiriwe izo mbabazi. Wumve ko tugushimye kuri isaha ya saa 6 icyubahiro n'ikibi cyawe. Hana yabivuze neza aravuga ngo nta wera nk'Uwiteka. Urera ibihe byose uri Imana yacu ibihe byose. Turagushimye ko warinze intambwe z'ibirenge byacu. Ushimwe ko warinze David ukamurindana n'umuryango. Turagushimye ko waturinze nta Mana ibyago byaraje ariko ntibyaduheranye. Turagushimye ko utemeye ko hari ibiduherane izina rye nirihimbazwe. Icyubahiro nikigumye kubicyaye ibihe byose. Jambo rigera mwe ngugishaga bane nabo yigisha tugiye kugabanira hamwe imbere yawe. Twembwe twese tukugirireho umugisha kandi ubuntu bwawe buduhaze. Urakoze ko ibyo tukwingingiye biduha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti watambwe ku bwacu. Amen. Hanyuma rero ntaratangira ikiganiro kamahitangazo cyangwa se mbibira kabanga iyo nsoje gukorana n'umukozi w'Imana nyuma dusigaho nimero yiwe turamusaba akayitubwira akaza kuyivuga kugira ngo umuntu wifuza gusengana nawe aze kumona byihuse. Rero bivuze ngo usabwa gukurikira ikiganiro cyose ukagisoza. Ikindi nakubwira ni mugende ukundi biganiro tugenda tukugezaho wakora subscribe. Sibyo mama re? Yego. Nawe urayizi subscribe. Na share. Na share. Ariko Yesu we. Nibaza. Nyibaza ngabantu batazi Yesu babayeho bate. Ya Yesu se buri umuntu utamuzi byanga byakunda utamufite ararusha. Gerageza tubwire ko uwo muntu abayeho utazi Yesu. Uyu muntu udafite Yesu ararusha.
kubera ko umuntu ufite Yesu buriya iyo ufite Yesu ugira ibyiringiro aho waba uhagaze hose teri yose waba uhagazeho ugira imbaraga z'uko ugomba kuhitwara kuri iyo teri uko yaba imeze kose ariko iyo umuntu adafite Yesu muri we byanga byakunda arwanisha umubiri. Yego nkuko mama Rehema bivuze ahise avuga share ubu ni Yesu wamwigishije kuko amashuri yo ntekereza ko ari hafi ya ntayo navuga subscribe akabimenya amashuri hafi ya ntayo pe sibye Yesu ugira ubona akiyigisha umeze ute? Ndamahoro ndashimira urakomeye Imana irandinze nari nkukumbuye by'umwihariko sinzi niba nawe warudukumbuye hari hashize iminsi kandi woweho byari akarusho hari igihe umuntu aba akumbuye kukubona muri ibi bihe ngo arebe uko umeze ariko ndabona Imana yarabaye agakinga k'amakuba ku mutima wawe. Hari nk'abantu bamamara ngo David umeze ute nkahita mbabwira ati njye nibereye mu nzozi tu iyi munsi umwe nzakanguka mbona ibyo nari ndimo byose zari inzozi uvuga ati si burya bya bintu byose byacaga byari inzozi. Buriya ibihe ibindi buriya ibihe byose byanga byakunda tunyura mu bihe bidasa ariko n'ubundi ntago bidumaraho ubuntu bw'Imana ntago biducuyura nk'umwenda ahubwo hari ukundi bidusiga. Buriya ibihe byose biberaho kutwigisha kandi buri gihe cyose umuntu anyuzemo bibaye byiza cyamusigira isomo runaka umuntu yarakwiye kwiga akavuga ngo ariko iki gihe kinsigiye iki gisize rihe somo niki nkuyemo. Ese buriya ni nayo mpamvu Imana yashimye ko umuntu ashobora kumara imyaka 30 ariko iyo myaka 30 Imana ntize ngo ikubwire ngo David uzamara imyaka 30 igafata umunsi umwe gusa ikawuguha uwo munsi ukawirirwamo ukawuryamo ukawambaramo ukawisigamo umva ukajya muri saro bakaguca inzara umunsi umwe noneho wagira umugisha wa munsi Imana ikaza ikaguheramo ibitotsi ikaguheramo ibyishimo. Ni nayo mpamvu ubundi ijambo Bibiri tubwira ngo musabe ibyo kurya by'uwo munsi. Saba niyo mpamvu uvuga ati Mana mu sengesho Yesu yagisiza twigishije ngo urakoze kubuduha ibyo kurya by'uyu munsi nuko ari umunsi umwe nyine duhabwa. Umuntu ajya kugera ku myaka 50 ariko nta muntu wakubwira ngo nabaye ngo umunsi umwe ng'Imana ngo yaraje ngita nkubita iminsi 50 ngirambwira ngo iyo minsi 50 genda uyiteguremo oya ni umunsi umwe umuntu yiteguramo. Niyo mpamvu rero muri uwo munsi umwe duhora twezwa ndetse duhora tuvuga tuti uyu munsi birashoboka ko butarira. Niyo mpamvu umurimbyi yavuze ngo ejo sahawe ejo nahimana. Ni niyo mpamvu buriya nta muntu umenya ejo he nta numenye ejo hundi ahubwo ejo hacu twese hamenwa n'Imana. Kuko ubundi duhabwa umunsi umwe ukamara imyaka 100 waragiye uhabwa umunsi umwe ukawiteguramo bakakuzanira invitation ukavuga uti yewe mbampa invitation yo mu kwa 7/15 ariko ukavuga uti Imana nimba nkiriho nzabutaha ningira umugisha nkaba nkiri ndi muzima nzatwerera. Bivuze iki? Ejo hazaza nta huzi hafitwe n'Imana. Uko nguko Mama Rehema ni umuntu tugiye kugana muri iki kiganiro ariko nanone kangitangire vuba byihuse ntagiye gutinda kure by'umwihariko niba yaradukumbuye cyangwa se niba warukumbuye Mama Rehema kumubona hano ni byiza cyane rwose. Mama Rehema karame katutagira ikiganiro shasho gutya iyi minsi urayibona ute ku mukristo? Buriya njya iminsi yariyo yose ku mukristo ibifite uburemere bungana kuko impamvu ni nkubaje kino kibazo maze iminsi ndi kugendana ijambo rivuga ngo turebe kumve tunige ni ibintu bitatu. Uradukurikira ukureba nibyo yego sibyo uradukurikiye urukumva ko Mama Rehema ukaramukanwa Mama Rehema ukabona zikuvuga neza uraro ukuru umuntu akureba mu kanwa akavuga ati umuntu azikuvuga kumva pe sibyo ariko si igisigaye wiziki no kuvuga ngo buriya iminsi yose ku mukristo yego yagakwiye kuba iminsi yo kwitonderamo kandi iminsi yo kwerezwamo ndetse n'iminsi yo kurushaho gusaba Imana imbaraga. Buriya nta musirikare wirara. Jambo cyaratubwiye ngo iyo umuntu acyambaye umwambaro w'intambara atabaye
ntiyemerewe kwirata nk'uwamaze kuwikuramo atabarutse. Niyo mpamvu buriya abantu bamwe bazi ko Dawidi ngiriya myenda yamuremereye, ariko ubundi kumuremerera ntago cyari cyo kibazo, kubera kuko iyo imuremerera nta bindi byiringiro biri muri we, yagombaga kujya kuyirwanana kuko yari kwizeramo uburinzi. Ariko Dawidi yaravuze ati wa myenda we sinkwambara, sinshaka kurwanana icyubahiro cy'undi mugabo. Yego. Nindwana n'icyubahiro cy'uyu mugabo abantu barabona imyenda ye bavuge ko ari we warwanye. Ariko ningenda uko nsanzwe abantu barabona ko Imana ya Isirayeli ariyo yamfashije. Ni ukuvuga ngo rero byanga byakunda umukristo agomba igihe cyose kurwanana umwambaro we, ntabwo ukwiye kurwanana umwambaro w'abandi. Aho uri hose kuri teri yawe rwanana umwambaro wawe, kuko kurwanana umwambaro wawe nibyo bizatuma Imana ibona ko utigeze utira imbaraga z'ahandi. Abakristo dusabwa kuba maso kugira ngo tudatira imbaraga z'ahandi. Muri uko kuba maso ngo tudatira imbaraga z'ahandi, turakwiye kubona ko ibihe byose byanga byakunda dukwiye kubihagararamo twiteguye kandi dusaba imbaraga. Tukavuga mu Mana dukeneye imbaraga z'uyu munsi n'iz'ikindi gihe. Uyu munsi ushobora kuvuga ko ufite imbaraga, ariko byanga byakunda utagira umutwaro wo gusengera imbaraga ufite uyu munsi, ejo hakazagera urundi muntu. Kubera kuko byanga byakunda impamvu bishobora kugera urundi muntu nuko uri umuntu. Umuntu ni umunyantege nkeya. Rero igihe wagize amahirwe yo kumva hari ibihe biri muri wowe, bibyaza umusaruro kugira ngo wibikire amazi azagutunga mu bihe biri imbere. Kuko iyo wabitse imbaraga zizagutunga mu bihe biri imbere, byanga byakunda nta gupfa nk'utaragize icyo abika. Ariko iyo wagize ibyo uzigama biragutunga, bikakwigisha no kuba mu rugamba ugezemo no kumenya uko urwana. Abantu b'iki gihe bacitse intege. Bacitse intege bamarahe. Abantu b'iki gihe bacitse intege. Bacitse intege. Yego. Ntago nzi impamvu bacitse intege. Ni gute bazabiki ibintu bizatunga imbere kandi babona nta kikomeye mu rugendo. Ariko ntituvuga ko hari n'abagikomeye. Ayo bacitse intege abantu b'iki gihe. Ntago nzi impamvu yabaciye intege. Reka nkubwire. Ariko nk'ubu nje kuganira nawe. Uri umukozi w'Imana, uri umuhanuzi. Sibyo? Ariko umuntu kumva ari handagaje ati nta muhanuzi ukihaba. Buriya ibyo ni ibyiringiro bye. Abantu barapfa hakavuka abandi. Abantu baragwa abandi bagakizwa. Abantu bareka kubatizwa abandi bakabatizwa. Rero byanga byakunda naga abantu bose bapfira gushira. Hari abakiriho kandi bagifite n'ishaka ryo gukurikira Imana. Hari n'abakiriho batagifite ishaka ryo kubana n'Imana. Kandi uko uyu munsi tugwa na kera habagaho abantu baguye. Ego. Aya, kera byabaga ari byiza. Ugikizwa wokizwa. Yego. Urabona babe wakijijwemo ari byo bihe byo. Erega ubundi. Nyine mbwiza ukuri. Ibihe byose. Ku Mana byo turabizi ko Imana itagihinduka. Ariko abantu twebwe babe wakijijwemo. Nibyo bihe byo. Nukuvuga rero ngo nkuko ibihe bihora bisimburana iteka. Niyo mpamvu ngije dukwiye guhozaho. Kuko wenda urugero nkuhaye urebye kuntu wowe wakijijwe, kuntu bya bihagaze. Yego. Akasubona ntago wabitubwira kuntu bya bihagaze, ntago bizi. Ariko ufite urugero gukuntu wakijijwe, kuntu byakugoye. Ubu ngubu niko umuntu w'iki gihe ameze. Buriya umuntu ntago yahora kuri level imwe. Nkuko umwana umujyana materineri ariko ukanezezwa nuko azagera no mu wa mbere. Hari ikorasa abantu twakundaga gutera ngo tugarurire ya misi ya kera. Ariko usubiye inyuma David Imana ikakugarura ya misi yawe ya kera, wayemera? Njyewe hariyo nakwemera. Ariko niyo utakwemera. Iyo ntakwemera nimeze ite? Ubu se yose wayemera? Ariko ubu ngubu reka nkubwiye bamarema ngereka nkubwiza uko. Ubu nkarigiye nsiye nireba nkumva nta n'ikintu kimaze. Ariko wenda hari niba ari kwenda n'ibibazo maze imisi ndimo ari kubuntu njye nkireba uranatambuka no ku muntu nguma mfite uhungabana ngavuga ati bana ntacyo kimaze kiriya nubwo ndi kukibona kimeze kuriya. Oya buriya hari igihe umuntu kandi mu gihe mbe nabaga numva hari ukuntu mpagaze. Hari igihe umuntu agera mu buzima runaka bukamutera gutekereza nabi. Muri bya bihe byo gutekereza nabi niho usanga uvuga ngo ntacyo nkimaze. Ariko Imana iguhumuye gatoya ukareba icyo umaze cyahita kigutera kumva wikunze.
Wishyira kwikunda byo ndikunda. Iki cyambere impamvu nikunda uvuze ngo uranyica ntago naza kukureba. Okay. Noneho rero reba bya bihe hari ibihe wenda wanyuzemo. Uwakubwira ngo usubire mu ikabutura wambare kaki wasubiramo. Usubire mu ikabutura nambare kaki. Asubije iriya myaka nari mfite nakwemera. Iriya myaka rero ntayo wabona. Ahubwo uvuga ngo nuko bitanakunda. Nta nubwo byakunda. Nubwo ngo byanga byakunda abakristo dukwiye byanga byakunda guhora dusaba imbaraga. Erega buriya uko iminsi hinduka naho twerekera. Hubwaho hagakwiye gutuma dusaba imbaraga mu buhe buryo. Icyambere buri uzaraye umusirikare iyo bamushizeho akantu ku rutugu. Byanga byakunda hindura iki? Imyitwarire. Nyine hari intera yagezemo. Niba yariraga ikibada ku muhanda ahubwo ntakakikiri. Ntagakikirike. Birahindutse. Nukuvuga ngo rero byanga byakunda umubwengo noneho ngera usubire kuri bwa buzima bwo kuririmba da ku muhanda ntago yabwemera. Ese mama ntereka nkwaze kino kibazo kikunze kuntera amatsiko. Uri umuhanuzi wagiye ufasha abantu benshi. Uri umuhanuzi wagiye ufasha abantu benshi gusubizwamo ibyiringiro wahanurira abantu benshi bimwe birasohora nanjye ndimo. Byarasohoye bimwe hari n'ibindi bitegereje. Yego. Ariko twe nk'abana b'abantu tugira ubwoba bw'ibihe tuba tudafite amakuru menshi ahagije. Nawe nk'umuhanuzi ujya ugira ubwoba bw'ibihe? Uzise impamvu? Nansubiza yego ubona usubiza iyo mpamvu yego ngo uzize impamvu. Yego. Ujya ugira ubwoba bw'ibihe? Yego impamvu niyo ugira ubwoba bw'ibihe? Impamvu nshobora kugira ubwoba bw'ibihe rero David. Buriya nambaye umubiri. Uyu mubiri ni umunyantege nkeya. Urumva? Buriya uyu mubiri ndimo ndatekereza. Noneho hari igihe ntekerereza n'abantu barenze umwe kuruta uko cyagiye nitekererezaga ndumwe. Ni ukuvuga ngo none rero yongeze muri ibyo bitekerezo. Kuko ejo hanjye simpazi. Buriya David Imana ishobora kubwira nzakugirira neza ariko ikanakugirira neza mu mwaka umwe mu wundi ugacaho. Wowe wari bifite muri uteze nzamura buriya nk'imyaka 200 nanga se 100 na biratubwiye ngo yaragabanyijwe. Rero kubera ko yagabanyijwe ntago Imana yigeze kubwira ngo nyigabanyirije aha. David hari ibyo Imana yakubwiye kigabanyirije muri 30 nanga 70 imyaka yawe. Rero kuko utaza imyaka yanjye se kandi wagira imyaka 100 mu wumva ukiri mutoya. Rero kuko utaza Imana yigabanyirije byanga byakunda hari aho ugera ukagira intege nkeya warwara ukavuga uti Imana none se umana igihe kirageze niyeze ndi umuntu. Wabona se hari ibintu bitari kugenda neza ukavuga uti Imana we ko numva none umutima wanjye utangiye gucika intege. Yesu yavuze ijambo rikomeye. Yaravuze ngo umutima urakunze ariko umubiri ugize ute urananiwe. Nukuvuga ngo rero byanga byakunda icyambaye uyu mubiri ucyambaye umubiri wowe David uko waba uri kose uwo waba uri wese usenge ariko ntago uzabura ikintu gishobora kugutusha ngo ube wakumva unyeganyeze muri wowe kuko uri iki uri umuntu. Uri umuntu rero kubera ko uri umuntu hari ibizagutusha kubera ko uri umuntu David. Uyu munsi kura ko uri umuntu ushobora kugwa kuko uri umuntu ariko nubundi ushobora kudaheranwa na bwa bugwe wagize. Ahubwo twembwe twari tugufite David niba waguye tukamenya ko waguye. Ese ahari twembwe tubaye abo kugusengera turapfukamye turagusengera nanga twishimye hejuru ya bwa bugwe bwawe. Twirengagije ko natwe twambaye imibiri kisutuye Mariyo twari dutuyemo ahakunyereje ko ariho hagize ute hazatunyereza. Tuvugisha karuru turakomeye David yaguye David yacitse intege yagize ate uri umuntu niba wacitse intege uri umuntu. Ahubwo ngeweho mbere yo gukomera nagize ishaka ryo gusengera David. None se ubundi niba ntashaka nagize ndakomera iki? Ubundi uzi ko buriya umuntu haguruka akakomera mugenzi we nanga akomera mwene se. Buri uzarebe nk'abasirikare uzi ko umusirikare arashwe barwana intambara yo guhita bamuterura bakamushira ku bitugu. Umusirikare ariko twembwe twararimbye atarashya mu mwuka twarimbye ngo turi abasirikare ba Yesu ngo twogejwe mu maraso. Ariko kuko David anyereye gato simushize ku bitugu ahubwo navuze ngo nakwakuguruka gusiga kutavunitse ni kugira ute ni kuvunika simubone nise mbona umwanya wo kuza muri social media. Rego ubundi David buri umuntu wese agira hashize buriya tuzanya hashize hawe David tuzanya hashize hawe hanje
abantu bahita bipfuka mu maso. Buriya nta muntu utagira ahashize, kandi ahashizeho umuntu akenshi iyo uhageze usanga yibiboze. Noneho nkahita kubera kuko nzi ko David yavunitse kwa kuguru, mise nterura hashize, utura hasi, mise mpazana amatuye hasi, kandi ngenzi ngo buriya David niwe mvunnye cyane, nanjye ndivunnye. Na musirikare urasira undi ku rugamba, ahubwo iyo mwe kumwe muri batayo umushyira ku bitugu. Uko niko Yesu yasize 99 ajya gushaka imwe yazimiye. Tekinike y'amasengesho nuko yubatse. Iyo tutayubatse uko, yaba ngewe David yavunitse akaguru, nkaza nkavuza akaruru, yavunitse afite igikovu mu gahanga, muzajye kukireba. Aho ngaho ntaho mba ntaniye nawe, twese tuba twabaye abapagani hanyuma y'abandi bapagani twita abapagani. Ubundi uruguma rw'abakristo turapfukana, ukaza ukanyorosa agatenge ukarenzaho. Umunyarwanda we yaciye umugani aravuga ngo aho wawaguye ufata utwatsi ukorosaho. aho wawaguye ufata utwatsi ukorosaho. Ni ukuvuga ngo rero iyo tutari korosanyaho, hari igihe buriya David nshobora kukwataka waguye nanga se wacitse intege, nkagira ngo ni David natatse. Ariko David ni umuntu. David ni umuntu. We ni wataka David, ushaka kubibura ibyo David yabibye mu bantu. Kandi utagira ngo wishe David wenyine. Icyambere David umwishe kabiri, ariko abantu nabo yabyaje ubutumwa. Urabishe kandi abo bantu bose Imana izabakubaza. Niyo bamubwira abantu ngo twitonde tutazumva ijuru mu matangazo. reka noneho twigarukire kuko turi muri gahunda yo kugira ngo twumve, ariko nanone turebe tunike, kuko ibyo tuganiriye aha ngaha ni byinshi byagenda bifasha umuntu. Hanyuma reka twige ku indi etape mama Rahe. Reka twigaruke ku byiringiro. Bifata ute nk'umuntu ubona uri aha ngaha, kuko ari abantu benshi baba badukurikiye bakabona nyine badukurikira kuko ariho hantu bafite ho kuruhukira. Wari ubizi ko bihari? Sinzi niba abo bantu bagiye bakuvugisha abantu bene nk'abo. Wa muntu ugukurikira akavuga ati reka nikurikire uyu nguyu kuko numva nta n'amahoro mfite, basi uyu nguyu ndamwumva ijambo ryiza. Ari abantu nk'abo bigeze baguhamagara? Yego. Nshatse kuvuga ni iki ngiki. Nk'uyu muntu udukurikiye wabuze ibyiringiro by'ubuzima bwo kubaho, yego, ubona ko ibyo byarangiye nta n'ahandi yakwerekera, ni ikihe kintu kigaragara cyangwa se gifatika wamubwira nkawe nk'umuhanuzi uhanurira abantu bigasohora, by'umwihariko baba bategereje amagambo meza, umuvuga butumwa? Ni ikihe kintu wamubwira kigaragara yagenderaho? Icyo nabwira umuntu ubuze ibyiringiro, buriya David, umuntu wese ugihumeka uyu mwuka tutishura, tutaguze ukiwuhumeka, ndashaka kukubwira ko uri umukandida w'ibyiza, ndetse uri n'umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Uyu munsi ntibiri gushoboka, ariko mu gihe ugihumeka uyu mwuka, ongera ugira ibyiringiro, wumve ko uri umukandida wo kuzagirirwa neza n'Imana. Ubwe ngo byanga byakunda, nubwo ibi bitari gushoboka uyu munsi, ariko byanga byakunda, nyiri muri ubu buzima ngihumeka umwuka ntari kwishura, Imana ikiwuntije, batarandika ngo ripu, utangire wiyature uvuga ngo ndi umukandida w'ibyiza. Mama Rahe, reka nkubaze, nk'ubu nk'ayo magambo uri kuvuga nta kibazo wowe ufite? Oya. Kuba ubundi buriya nyambwira abantu ngo umuntu wese ubona mu isi uko yaba ari kose, nta muntu udashobora kuba afite ikintu atekerezaho. Buriya umuntu ashobora kuba akeneye ibihumbi 10 by'amadolari, noneho wowe ukaba ukeneye ibihumbi 10 by'amanyarwanda, ariko nubwo bya bihumbi 10 by'amadolari ari kuryama agashigagurika, nawe ukeneye 10 by'amanyarwanda uri kuryama ugashigagurika. Ikisobanuro kiraho ngaho hagati rero, nk'umuntu ugiye gukomeza abantu, nawe wihereyeho. Yego. Igisobanuro kiri muri ibyo byose rero, nubwo mwese mufite iyo migogoro yo kuba muri mayo madeni, umwe ni 10 by'idolari, undi ni 10 by'amanyarwanda, kandi urumva amafaranga ntaganganya imbaraga, ariko mwese muri kuryama mugashiguka, nawe yaryama agashiguka, nawe waryama ugashiguka. Igisubizo kiri muri ibyo rero, igisubizo kiri aho ngaho, igisubizo kiri aho ngaho. Icyo mwese musabwa, yaba wowe w'10 by'amanyarwanda, yaba wowe amadolari ibihumbi 10, igisubizo cy'ibyo ngibyo
usibye gusaba imana igafukura amasoko yari yasibye akazibuka, kuko mwese byitwa ideni, ntawe bititwa ideni. Noneho muri uko gusaba imana ngo amasoko azibuke, ubundi buriya iyo usenga, ubundi buriya gusenga kutarimo kwizera ntacyo waba uri gukora. Buriya ni ukuvuga ngo byanga byakunda. Urabona buriya iyo umusazi ari umusazi mu muhanda, ushobora kumubwira uti wambaye, kandi akabona ko yambaye. Rero buriya no gusenga bisaba kuzamura kwizera cyane. Ugahura n'umuntu akakubwira ati baragutereza cyamunara, ntibarateza cyamunara. Ugahura undi akakubwira ati umva nkubwire baragutera n'uburi barabutwara, ukamubwira uti ntibarabutwara. None niyo umuntu ubwo atabikubwiye ugira amajwi abikongorera atandukanye. Kakubwira ati umva nkubwire uramwaye, bwira ayo majwi kutaramwara. Nubwo ngo rero kugira ngo hagire ibintu bicika intege, wowe ubwawe ni ukubanza wiyubaka mu mutima wawe, ukagira ibintu utesha agaciro. Kubera ko iyo umuntu ari mu kibazo agira amajwi amwongorera, akubwira ati birarangiye, irisubize ngo ntago birarangira, kuko ku Mana yanjye ntibijya birangira. Nakubwira turapfuye, umubwira utoya ntago Imana yanjye irambwira ko igihe kigeze cyo gutaha. Nubwo ngo rero byanga byakunda, gira ibisubizo usubiza Satani. Kandi icyo usubiza Satani iyo usenga ufite ikibazo, umusubirisha imirimo Imana yakoze mbere hashize. Buriya hashizeho umuntu nubwo haba hari ahabi haba hari n'aheza. Reka kino kintu tucyumvikaneho, reka kino kintu tukijyananeho. Hari umuntu udukurikiye ahangaha, yego, udakeneye ko yumva ibintu byinshi, yego, ukeneye kumva ati Imana irakoze, yego, irakoze, iraje ikemura ibibazo byanjye birangire. Ukigiye yabwiriwe amagambo amukomeza, amaze kubona ko ari igihe kirekire. Icyambe ndaguha urugero, yahuye n'abahanuzi benshi baramuhanuriye kandi bakamubona ibyo bamuhanura akabona ni nko byerekera, ariko na n'ubu yarategereje biranga. Akeneye kuvuga ngo Imana igomba gukora uko byagenda kose. Yego. Ubwe kubera kuko yumva muri wakeneye ko Imana ikora. Wowe nagishaka kumva ibintu byinshi byo guca ku ruhande. Akeneye kumva ko Imana ikoze. Yego. Tubwira iki umuntu nko wamubwira iki? Kubera kuko akeneye kumva ko Imana ikoze. Iyo ukeneye kumva ko Imana ikoze ari ryo jambo gusa ukeneye. Ari ryo ukeneye. Niba urugero umuntu amaze imyaka 20 nta rubyaro, kandi kuva ku mwaka wa mbere yatangiye asenga, arasoje 20 agisenga. Yego. Urumva uwo muntu akeneye kumva ko Imana ikoze, ntago akeneye kuvuga ati humura uzatabarwa. Yego. Iyo rero utagikeneye ibihumuriza, uba wananiwe. Systeme y'ubu buzima nuko guhumurizwa nibyo bituma umuntu akomera. Iyo rero nta humura ukeneye, ihumure ryose, ikintu cyose ukeneye kubwirwa kibanza mu ijambo ryitwa komera. Yego. Impamvu abantu ntakibacana urubanza, ndajyaga nibaza kubera iki nza n'umukozi w'Imana uyu munsi. Nzanye Mama Rehema n'umuhanuzi, abantu baramukunda, nanjye ndanababwira ati Mama Rehema yarampanuriye birasohora. Naza nundi nkumva nabo baramumbajije, naza nundi nkumva nabo baramumbajije, ndibaza ndavuga ati ariko mwebwe mwabaye mute? Iyo nzanye umukozi w'Imana mwumva buri wese mwamuvugisha kugira ngo mwumve ko Imana buri wese mukoresha. Naje gusanga nsanga abo bantu mu by'ukuri bashaka kumva ko Imana ikoze, ntago bakeneye umuntu wahumuriza. Kandi nawe ugiye kure wasanga nk'umuntu wabwiye amagambo atanamuhumuriza, utamubwiye ikintu cy'ubuhanuzi ati Imana iraje, urigaragaje muri uyu mwaka, uwo muntu wasanga mutaratindanye. Nukuvuga ngo rero umuntu nk'uwo ntago mwatindana, umuntu nk'uwo n'ubundi gutindana nawe we ntacyo byaba bimariye, nta nicyo byamfasha. Kubera kuko ubuzima bwacu n'ubugingo bwacu no kubana n'Imana kwacu bituye mu ihumure riva kuri yo. Iyo rero ucyumva nta bihumurizo ukeneye, ngo ukeneye buriya umuntu wese uzarebe nta rugo rutagira irembo. Urugo rwose inzu yose igira umuryango. Uko mu nzu muwawe udashobora kwinjirira muri kostara nta muryango urimo, niko no gusenga bigira inzira binyuramo. Uko umuntu atajya kwa gitifu afite ikibazo mu mudugudu atabanje kwa mudugudu, niko no mu misengera amasengesho ari aho ahera. Urumva rero iyo yagize ahahera bisaba kugira ngo uhahagarare, uhagume. Kubera kuko n'ubundi kugenda cyane sibyo biguha igisubizo, no kubirukankamo cyane sibyo biguha igisubizo. Ahubwo hagarara kuri tere, ubwira Imana ngo Mana aha mpumva icyo nari nkeneye, none ko mpumva icyo nari nkeneye nkaba mpumva ihumure ryawe,
noneho mpategerereze nte. Habwa amakuru yo kuhategerereza, numenya kumenya uko urahategerereza uhategerereze, numenya kuhategerereza aho hantu ntabwo uzahaburira igisubizo. Ahubwo ikibazo abantu dufite gutegereza byaratunaniye. Igihe nicyo cyatunaniye, kandi n'ubundi igihe nicyo kibitse ibyacu. None nuva mu gihe urumva hari inzu itagira umuryango. Umurwayi umwe no kugira bamugeze kuri Yesu bashaka gutoborera aho Yesu ari, ngo kuko iyo nzu yari yuzuye imiryango ifunze, ngo abantu babaye benshi, ariko ngo kugira bamugeze kuri Yesu, ngo abantu ngo bigiriye inama, ngo baravuga ngo dore umuryango urafunze, nta dirisha twamunyuzamo, kandi abantu baruzuranye cyane, ngo barangije bigira inama, ngo baravuga ngo rero kugira uyu muntu tumugezeyo, ngo reka tujye kubambura inzu. Bibiliya iratubwira ngo yari inzu y'amategura, ngo baragenda batondokora amategura, uzi ukuntu amategura bayasasira, bakuraho amategura, baca zambi ngo basasira amategura, batobora parafu. Umva urugendo bakoze, ngo birangije batoborera aho Yesu ari, umurwayi bamumanura aho Yesu ari. Urumva ko nabo bishakiye inzira yo kunyuramo. None se niba ushaka ko Imana ivugana nawe, udashaka guhagarara mu gihe cyo gutegereza, nta kintu. Noneho basi gerageza, niba ufite umurwayi icira inzira utoborera aho Yesu ari. yewe Iyo mu muryango buzuye kandi Yesu wamaze kumenya ahantu ari, utoborera no hejuru, ariko ukinjiramo. Ariko nabyo bisaba imbaraga. Wagera hejuru y'inzu nta rwego. Gukuraho amategura si igihe kirekire. Gukuraho zambi ngo batendokira amategura si igihe kirekire. Ubundi biragusakarira amabati ntago bivuna nk'amategura. Kugera kuri parafu si igihe kirekire. Kongera kuzamura ingobyi ihetse umurwayi bakayurutsa rwose urugendo. Noneho basi nujya no kwishakira inzira bizagutwara imbaraga ziruta izo wari guca ku muryango. Rero byiza, reka duhagarare mu gihe, ahubwo twige gutegerereza mu gihe, tutabaye abantu babaye nk'abapfumu nanga se nk'abajya kuraguza, ahubwo natwe ubwacu twizera Imana mu mitima yacu ko ishobora byose. Urumva? None nitwizera Imana ko ishobora byose, hari ibintu izakora kubera ukuntu twahagaze mu gihe cyacu neza. Yego. Kuvuga n'ukwayo, gukora n'ukwayo, twembwe icyo dushinzwe no gusaba. Hanyuma rero tugiye kujya mu ijambo ry'Imana. Yego. Tugiye kujya mu ijambo ry'Imana, ariko nko kubizi ngiye mvugira abantu. Njye zareba kenshi ibiganiro mba ndi kuganira, kuko maze kubona ko abantu tuba dufite ibibazo, numvise navugira abantu. Yego. Numvise navugira abantu. Amarahe. Sinzi uko uri buze kubwira abantu kwiringira ko ibyo Imana yatubwiye bizasohora. Sinzi kuri buze kubibasobanurira. Umuntu udukurikiye aha ngaha ufite amasezerano abona ko yatinze, icyo kintu wamubwira kugira ngo yizere Imana ko ibyo yabwiye bizasora nta kabuza. Birashoboka ko umuntu ashobora gupfa afite amasezerano. Birashoboka cyane. None rero uyu muntu wamubwira iki? Ubundi mu masezerano ndavuga nko ku bantu twagize igihe cyo gusenga cyane. Ubundi amasezerano abamo ibice bitandukanye. Amasezerano. Yego. Hari amasezerano yawe bwite. Hari amasezerano y'abana. Amasezerano y'abana ni gute? Kwako ni kuvuga ngo umwana wa nzamumugisha. Yego. Noneho birumvikana ngo natwe tumenye kuko turya kuyabaza gokuruza Aburahamu tutanazi. Uzumva hari igihe umuntu asenga akavuga ngo Mana ya Isaka na Yakobo. Uwe Isaka na Yakobo ni siko wajyo. None se muri Bibiliya batubwiye kuca dusenga gutyo? Nyine hari igihe umuntu abisenga. Urumva bindi byatuje mu rimwe buri wese uko abyumva akabisenga akabisokoza uko abyumva mbese. Nukuvuga ngo byanga byakunda mu masezerano ufite David Imana yaguhaye. Ubu hari amasezerano ufite y'umuhungu wawe n'ay'abakobwa bawe. None rero twembwe hari igihe yose tuzi ngo tuzakurwa muri uyu mubiri twarayamazeyo. Hari nkayo ngomba kurya byaga byakunda. Hari ayo ugomba kurya ariko hari nazasigarayo. Azasigarayo ubwo ntago Imana nagiza yambye karayange. Urumva? Hari nayo ufite urubyaro rwawe. Bakavuga mu izina ryanjye ati mwana wanjye umva icyo mubwira. Uzi ikintu Imana yabwiye Dawidi? Yaramubwiye ngo Dawidi umuhungu wawe azaba ku ngoma.
ibwira Dawidi azavaho azaba ku ngoma yego urumva ariko umenye ko ingoma ubundi yari yande yari iyase Dawidi ariko birangije umuhungu we nawe araza yicaraho kandi yarabanje kwicaraho nde sekuru urumva ko n'ubundi yicaye muri rya sezerano ryande ryase ise yimikwa umwana ntiyari ahari ariko nubwo bamusitseho amavuta ariko n'ubundi sezerano rikurikiranye umuryango aho ngaho birumvikana Imana imbwiye ati David umwana wawe azabaho neza aziga azatunga tunganirwe birumvikana kandi ry'umwana yego ariko nk'ubu Imana imbwiye ati umva David uzabaho uzatunga tunganirwe uryo ni iryanjye binyuze none se Salomo aba umwami yicaye ku ntebe yicayeho nde Salomo umwami se yicaye ku ntebe ya Dawidi si yicaye ku ntebe ya se ni ukuvuga ngo rero ubu byanga byakunda hari ibintu wubaka Imana ikabivuganiramo nawe ariko bizanahagararamo abana bawe oya birumvikana duca amasambu turafata ukayasiga abana bagasiga bayagurisha yego ni ukuvuga ngo byanga byakunda Imana yakubwira ngo nzakugirira neza muri ya neza Imana ikugiriye ikaguhamo umugisha ikaguhamo ya masambu ikaguhamo yanzi ikaguhamo bwa buzima yamara ariko ikaguhamo n'ikintu cyitwa urubyaro rero muri ya neza Imana yakubwe izanyemo urubyaro ruzasigarana ya masezerano wasengeye uhereye kera bari abana bataravuka none rero twembwe hari igihe ahandi usanga umuntu avuga ngo Mana ugasanga umuntu agize imyaka 80 ukabona Imana yamubwira iti umuntu hano uzamuga ati ko mbonye ugiye ngoya nta muntu yifuza gupfa ni hahandi tuba dufite umururumba wo kuyamarayo yose nta muntu yifuza gupfa kandi Imana yaraduhaye umugisha w'abana bazayasigaramo rero byanga byakunda nubwo wavuganye n'Imana wagiye mu masengesho bakamuhitisha batitubwira kugira ngo ugende no kugira ngo umwana wawe ukunda agende wahitamo iki yego arasubiza ati njye n'umuntu umwe nzi arasubiza ati rwose uramubone n'umujyambere njye ndashaje hagenda njye mujyambere agasigara kuko njye ntabwo ikintu ngishoboreye avuga ati none se ngiye ntashoboye kwikorera ninde wazankorera urumva uriya ariko icya mbere muri we yari afite kwizera Imana ikindi cya kabiri yari yaramaze abana be byanga byakunda aravuga ati umwana wanjye atagenda atariye kuri aya masezerano kandi nzi ko nayasezeranijwe harimo naye none se iyo usenga Imana ikakubwira ngo David nzakugirira neza urubyaro rwawe hari umwana mwajyanye mu gitari ni we Imana ibibwira rero kuko ari we bibwira niba Imana izagira neza abana bawe umva Imana igiye kuguha umugisha ubishurire bige nibamara kwiga Imana igiye izakuhamagara hari ahantu uzabasize biriya bintu ni we fondasiyo yatangiriyeho ariko ni amasezerano y'abazagukomokaho yego hanyuma rero tugeze muri kakanya keza k'ijambo ry'Imana abantu bankurikira no kuri Gonareke Plus muzi ko ikintu nshobora kuba ntakora cyangwa se ikosa nshobora kuba ntakora niryo kugenda tutumvise ijambo ry'Imana tuba twaganiriye nkuko nababwiye tuba tugomba kumva tukareba ariko nanone tukiga akanya tugezemo nakanya ko kumva ijambo ry'Imana nakanya ko kumva ubuhanuzi bwacu ntago ari iminota myinshi ni iminota itageze ku 10 ariko turi kumwe na Mama Rehema no wacu atuganije twa tumukumbuye abantu bajya bambwira ati Mama Rehema kananya ndigatuma Mama Rehema Mama Rehema yabaye virusi mu bantu oya kandi yabaye virusi mu bantu none yashizemo akana ati buriya Mama Rehema ni umuntu wambanuriye ano n'umuntu maze ati koko ati Mama Rehema nubwo bakunda ariko nanjye abankunda none mvuze ati wayamanure bigasohora arumva bahita bavuga ati se koko bakayizira ko nanjye hamano ko none ngiye mbyemeje umuntu hura n'abakozi b'Imana bawahuye nabo keshe ibyo mvuga no kuri Mama Rehema yarampanuriye birasohora hari ibyo yamanuriye ubu ngubu ndimo hari ibyo nyitegereje nabyo nizeye ko bizasohora shingiye ku by'imbere ya Imana yakoze kandi Mama Rehema gusa rimwe mukunda kuvuga ati ntukarebera Imana mu byitarakora ahubwo ujye uyirebera mu byo yagize ute yakoze kandi koko tunagiye kureba dusanga ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kuruta ibisigaye cyane nanjye ngiye kureba nsanga ibyo yakoze nibyo byari bikomeye kuruta ibiri inyuma hanyuma Mama Rehema ni kari mu ijambo ry'Imana dusiganye nk'iminota itageze mu 10 ntabwo ari mikeya se
tugiye kuvuga ijambo ry'Imana oya ntago ari mikeya ntago ari mikeya ko twaganiriye bihagije pe kandi twaganiriye ijambo ry'Imana gusa nta kindi kintu twavanzemo yego buriya ijambo ry'Imana ntiriba ritoya umuntu uzakubwira ngo ijambo ry'Imana ryabaye ritoya rwose yaba ari uburwayi ijambo ry'Imana riba ritoya ijambo ry'Imana ni rigari kandi njya mbwira abantu ngo nibwo buhanuzi butavangiye mama Rehema naguhanurira ukabona biratinze ariko nujya ubona bigoranye ujye ujya mu ijambo kuri kuko mu ijambo nimwe dusangamo igisubizo cya kwa gutinda abantu kudukwiye ku Mana gutumye abantu tusa n'abantu baraguza ariko iyo tugeze mu ijambo turigezemo dusobanukirwa byose dusobanukirwa ko igihe iyo kigeze Imana ikora Imana ishimwe njya mbonera Imana mu bintu yakoze ibyo itarakora nabyo nkagira imbaraga z'uko izabikora buriya ndashaka kukubwira ngo mu bintu byose uburi igisubizo ongera usubize amaso inyuma urebe ibintu Imana yakoze basi urebe ahantu hato Imana yakukuye urebe ibintu wanyuzemo ntibikwice urebe ibyisha abandi we bikagusigaza urebe impanuka wakozeho ukarokoka urebe ni koko n'ibyo urimo biragukomereye ariko nshuti yanjye ntago bikomereye Imana Imana yacu isumba byose Imana yacu irihagije yabwiye Didoni ngo yewe Didoni we genda uko imbaraga zawe zingana nanjye nzabana nawe genda uko imbaraga zawe zingana Imana izabana nawe ntago Imana izagutera kuri kuko wakoreshejeho imbaraga z'umurengera haleluya genda uko imbaraga zawe zingana Imana izabana nawe Imana izagendana nawe haleluya Imana izafukura amasoko muri we nubwo ubona yarazibye izabana nawe buriya nta mbaraga n'imwe ishobora kukurwanya ngo ikubashe buriya naho ubona zahagurutse zikurwanya ukumva ko zakubashije ariko nta mbaraga n'imwe ibasha kukubasha Imana itabigizemo uruhare buriya ibintu byose Imana ijya yemera ko bitugeraho ijya yemera ko bitugeraho kandi uko byaje ntago ari kubirekura kandi buriya nta kigeragezo kitari rusange ntacyo ugera kwa runaka urukurira ugasanga wowe urukurira ngo ubuzira ubyara imyaka ugasanga hari ukubise 15 ugasanga yawe ni make ubundi utarasobanukirwa abarwayi bari mu bitaro iyo ugezeyo wowe ugenda wumva warembye washenjaguritse wagwaye wapfuye ariko ukihagera nshuti ya uhita ukira nigeze kujya kwivuza rimwe nari narwaye inkabye ariko njye nkumva mfite kwizera hano ku kirenge nkavuga ntizagenda bizagenda umuntu twaraganye ngo ati have shati kakarenge nuko kabaye ati karanagorama ntiwoye ariko njizagenda birangije ngeze ku bitaro mbona abandi bafite izo mwizosi mbona abandi amazosi yaragiye mbona abandi ntugu zarahetamye ndangije ndabireba ndavuga nti mutima wanjye uzi ko gifite kwizera ntiwankabyiwe ndi kuri ibi bitaro ndategetse uzagenda mu izina rya Yesu nahise nkata nasanze abarembye kundenza birangije mpita buriya hari igihe uva mu rugo ubona warembye wapfe wagera ku bitaro ugasanga hari umuntu we ukurenze rekeraho rero byanga byakunda urukurira ya saa sita hari urukurira ya saa 8 ahubwo yo kurira yo ngayo reka dusenge kubera kuko Imana iba yabipimye ku munzani ibipima ku munzani ikabona ko David bitaramutera ikibazo iyibonye hari izindi mpagara byagutera ibirabireka ikabanza yagutegura hari utuntu ujya unserezaho ariko kera hari igihe nzatuvugaho nanjye buri Imana muri turatumye abanje yanakora ahubwo ibyanga byakunye mama Rehema arabishoboye ntibizamutera kugwa ntibizamutera kumva arabishoboye muri hari ikintu Imana ibona kitatera umuntu kugwa yavuga iti reka nkikurekereho abantu bacigaho abantu bacibazeho abantu bakivugeho umuntu wese abitekerezeho najya ari cyo kintu cyambira abona umuntu yibaze se uyu muntu akorera Imana uzi ko hari igihe Imana gutereka mu buzima abantu umuntu akorera se uyu muntu akorera Imana ese ubundi umuntu asenga Imana
ese niyavugana nayo kuki noneho hari igihe ushobora kuvuga ugafata nk'ubuhanuzi wenda naguhanuriye wamuri kuvuga ati ariko se mama Rema n'ubuhanuzi ampanuriye ko ibintu yamanuriye byose byasohoye none mushinge ku mama Rema yamanuriye bigasohora ubundi mama Rehema Imana ngiye yavuganye nawe akambwira niyasenga nanga yahamagariwe kugira ngo imukoreshe ku bandi ariko we agumya bigikoresho cyo kugira ngo nubundi cyigisha abantu ibyo bintu nawe ukabitekereza bikagucanga ariko wana bitekereza utabitekereza byanga byakunda nubundi igikoresho ntago gitabarirwa rimwe n'umunyeshuri igikoresho buriya uzarebe intebe yo mu ishuri sigaramo ariko umunyeshuri arataka ajya kurya yego nukuvuga ngo byanga byakunda icyo nzi cyo iriya ntebe nayo hari umunsi umwe ivuna umunyeshuri ari kuyitero umunyeshuri akicara aruko amaze gukoropa no munsi yayo nukuvuga ngo rero iyo yicaye atarakoropa aba yumva ntacyo bimugoye ariko iriya ntebe yayiteruye abayo ahita amenya agaciro kayo nukuvuga ngo byanga byakunda Imana niyo izahishura agaciro kawe ari uko igihe kigeze ariko igihe kitaragera uwo kukwicara azakwicaraho uwo kugukubita urushara ugukubite uwo kutagwa invitation ayikwime uwo kutakubwira ngo mbera marene ntabikubwire ariko isaha yageze David usika abantu bakubwira ngo ba marene utanabishaka kanabwa ati mundetse bana bikubwira ukabihungira ugashiramo pose ugatanga impamvu ariko nibigiye kitaragera shuti yanjye ndi kuvuga ngo bawihanganye igihe uhagazemo ntago kikwemera gutaha ubukwe bw'abasirimu kuko nturi umusirimu igihe urimo igihe kitakwemerera kwambara inkweto yashinga kuko ntuzi kwigenderamo igihe urimo ntago kikwemera gusokoza ngo ufunge shinyo kuko nta musatsi uragira ariko David igihe nikigera uzagira umusatsi naho waba uri injwiri igihe cyageze n'ukuri ko Imana umusatsi uramera nkumbazi yuva uramera ariko niba gutaramera ihangane ube witeze kagatambaro kamwe kitwa kumukara erega bundi hari n'igihe kigera umuntu ntabe yakwitagira indi bara itari ry'itambaro cy'umukara igihe cyo gihagazemo bawihanganye tegereza Imana yakigusizemo nyiribihe naza azabyorosha ariko nubundi nta muntu wabikorohereza ubu David uzi ko dufite abantu nanga se dufite ibintu twigishije byivuga butumwa ariko birangije nyuma yaho ku buryo umuntu aza kubaza ariko David ryavuga butumwa mama Rema yigishije buriya si yaritewe n'inzara nanga kariterwa n'umuruho hari abantu ngo bajya kuvuga ivuga butumwa yagira mu rusengero yasanga umuntu yanga akaba ari wabwirizaho yego cyangwa se yajya mu rusengero bitewe nuko yasize mu rugo bimeze nabi akabwiriza uburyo ashobora kwirwana none hari nujya kubwiriza ivuga butumwa yagera mu rusengero agatangira ati kibisuko biri kunukira izi nzara kari abadayimoni uriya muntu wamajiranye ipantaro ko yinjiranye abazimu toka satani nuko atari umusirimu ariko umunsi yasirimutse yamenye gucisha urwara muri saro azaha abantu liberite yo kubikora niyo mpamvu nababwiye ngo umwene siko nanyerera atangira kuvuga ati ntacyo bitwaye azahita byeza ariko mureke mbabwire dukorera Imana buriya Imana yacu si umusivire Imana yacu ntago Imana yacu irakaraba Imana yacu ntago Imana yemera ikorana n'abanyamwanda Imana ikunda abantu basirimutse gusirimuka si icyaha kwisiga si icyaha kuba wasigisha utwaratwaye si icyaha kuba wagize ute si icyaha ahubwo wowe ngiye mfite ihame ryanjye niba ihame ryanjye ryo kwitega igitambaro kubera ikibina ndimo wowe ihame rye rikaba washizeho menshi ntacyo bigutwaye rwose komeza intambwe zawe kuko umugeni wa Kristo ari mu ibanga kandi Kristo aramuzi ntago ikingaragariza ko ufite abazima ari uko ufite ibisuko nta nubwo ikinyereka David kudakijijwe ari uko ufite bwa bwanwa bwawe bwishi oya nta nubwo ikikwereka kuko njye nkijijwe ari uko mfite izi nzara zisuku oya cyangwa witeze igitambaro nanga ari uko niteze igitambaro oya Aleluya umuntu uri muri wowe mimbere ameze ate ahagaze ate none se harya hahandi ho muri karitsiye bimeze bite bakuzi gute nayahe mateka ufite ibindi tubiveho
dukorera Imana tuyitinya duhinda umushitsi. Nitumara guhinda umushitsi tuzamenya gupfukana inguma, tumenye nuko tuzomorana zidatumyemo amasazi. Mbese David mutwara nte? Iyo David ananiwe mbitwara nte? Mureke twigire mu ijambo ry'Imana. Amen. Imana itugirire neza. Amen. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma mu gice cyaho cya 4 turasoma duhereye hano ku murongo wa 9. Amen. Intego y'uyu munsi ragira iti nta kuri Imana itagukura. Amen. Nta rugendo Imana idashobora kurangiza ku muntu, kandi inzira yose igira higarukira. Humura, nta mubabara Imana itagukiza. Nta nijwi ry'utaka Imana itakumva. Imana itugirire neza. Ku murongo wa 9 Yabesi yarushaga bene bice bingahe? Igice cya 4 ku murongo wa 9. Ngira ndi ku cya mbere. Yego. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro. Kandi nyina yamwise Yabesi kubera kuko yavuze ati namubyaranye agahinda. Yego. Yabesi atakambira Imana ya Isirayeli ati icyama ukampa umugisha rwose ukagura imbago yanjye, kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yasabye. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ijambo ry'Imana ratubwiye ngo Yabesi yarushaga bene se ubwiza. Yego. Ngo ariko nubwo yarararusha ubwiza, ngo mama yari yaramubyaranye iki? Agahinda. Haleluya. Amen. Agahinda kawe Imana irakazi. Agahinda ufite Imana mubiziranyeho. Uzi ko ari uduhinda, buriya uduhinda twose n'uduhinda. Nta gahinda k'agasirimu. Gahinda kose ni agahinda. Agahinda kurara muri etaje ni agahinda. Gahinda kukodesha ni agahinda. Gahinda k'umuzamu ni agahinda. Nta gahinda k'agasirimu kabaho. Umugore umubona ari umusirimu, ari muri rava, ukamubona ari muri makeup, ariko byamara mukanyarira muri makeup zikamanuka zikaba nk'ise kubera gahinda. Ugasanga umukarana atuye umuzigo, yarira ryavumbi rya mu giho ry'umuzigo naryo rikanyuramo amarira rikaba nk'ise nk'uko makeup yabaye nk'ise kubera iki? Agahinda. Nta gahinda k'agasirimu. Uyu Yabesi ngo mama yari yaramubyaranye agahinda, ariko ngo mubyaranye agahinda ngo akarusha abandi ubwiza. David umuntu ashobora kubona ari umugore w'igishongore, w'igikwerere, ariko agahinda karamwishe. Umugabo ukabona ari umugabo mwiza, ariko saa 12 zagera ati rurarugo sindarujamo we, yatekereza urwo agiye kujyamo kubera agahinda, agatembera umujyi wose atitengwe sanse yaruriye, akavuga ati wenda ndageraho bicuze basi wenda yandurira bicecetse. Umugore ukamubona mu modoka ariko saa 12 zagera agacuri ku mutwe kubera iki? Agahinda. Umutembezi nawe mu isoko bamwirukaho, polisi yapakira karoti ze n'amatunda ye, amarira agashoka muri cyacu kigahinduka nk'ise. Ako nako niki? N'agahinda. Nta gahinda k'agasirimu kahaba. Nako n'agahinda. Agahinda kanyura muri makeup kaba nk'ise. Agahinda umuntu arara muri etaje afite uburiri butandukanye, ugasanga umugabo ararukwe n'umugore akararukwe, ko se agahinda. Agahinda gatuma umuzamu ava kurara izamu akagera mu rugo agakubita urugi, umugore nawe akarara hanze, bose si agahinda. Agahinda nta gahinda k'agasirimu kahaba. Ngo Yabesi yaravukanye agahinda ngo kandi akarusha bene se ubwiza. Bivuga ngo ubwiza bwose wagira Imana atariyo ikurinza agahinda.
wagira agahinda, ukagira nyirasenge w'agahinda, ukagira mubyara we gahinda, ukagira sekuru kumiro, bose bakaguhuriramo, ukagira nyirakuru witwa nyirashavu, ishavu naryo rikaza rikakuzurana. Imana atariyo yagurinze agahinda. Uburanga bwose waba ufite Imana itakurinze agahinda ntacyo bwagukiza, no ku munsi w'amakuba ntacyo bwakumarira. Ariko ngo nuko ngo Yabesi ngatakambira Uwiteka ngo yibuka amateka ye. Nababwiye dutangira ikiganiro ngo umuntu wese agira kera he. Kera he, nujya kuvuga kera hanje uzabanza utekereze kera hawe, wibaze ngo kera hawe wari iki, ese ubundi kera hawe wakoraga iki? Twagiraga gaterime, hari igihe umuntu akabaza agatiri kubundi utarasara wakoraga iki, kamubwira uti ngiye ntarasara buraro bishana nacuruzaga itabi. Ariko nawe umva ntarasara nacuruzaga itabi. Narasara nacuruzaga itabi. None harya wowe ubundi umva Yabesi ngo nawe ngatekereza ngo imivukire ye, atekereza karandeze, atekereza karandeze iwabo, ngo atarebye ikimero cye, atarebye ukwasa, ngo atitaye kuri bwa buranga, ngo arangije ngakubita amavi hasi. Systeme n'ugusenga di. Amashuri yose waba ufite, ubwenge bwose waba ufite, icyo waba ukora cyose, ngo Yabesi ngaravuga ati ntitaye ku buranga mfite, ngo Yabesi ngo yibutse karandeze, ngo yibutse ukuntu iwabo bavukana umuruho, ngo yibutse ukuntu iwabo haba amateka, ngo yibuka amateka y'ibinyendaro, ngo yibuka amateka yo kuruha, ngo yibuka amateka y'amadivoruse, ngo yibuka amateka y'uburaya, ngo yibutse ukuntu ngo nugeze mu rusengero asohokamo bugaca akaja kwicuruza, ngo abyibutse, ngo yibuka ukuntu ngo ibyo byose arabyibuka, ngo ayo mateka yose yibutse. Ngaravuga ngo uyu munsi naho ndaba ndi mama pasiteri banyita mami, ariko ntekereje ku mateka, ngo amateka aramukurura. Amen. Ibintu byose byishwa no kwibagirwa, byishwa no kwibagirwa. Hari igihe ugera ku gatutu ukibagirwa amateka y'iwanyu, ukibagirwa koko mama yashatse abagabo 6 ukavuga ku mugabo wa 6, ukaza mu ivugabutumwa ariho uvuye, wagera mu kumva waragafashe ugashyira akaguru ku kandi, ukibagirwa ko Imana yaguhamagaye uvuye hariya muri roji, wamara kubyibagirwa ukibagirwa ko ejo imbere gatoya wanyerera, imihanda iranyerera. Ngo Yabesi aravuga ati ntekereje ku mateka y'iwacu, sinkwiye kwita ku buranga mfite no ku cyubahiro mfite. Banyita mami, batanyita dadi, batanyita nde, ati nta muntu uza, ati uyu munsi ntago nkwiye kubyibagirwa. Ariko uyu munsi aravuga Yabesi aravuga ati nubwo uyu munsi Davi ubu kugushaka we biracyoroshe, turacyakomanga tukinjira iwawe. Mama Devura ati karibu, tukaza tukinjira muri saro yawe. Nanjye umunsi kunshaka biracyoroshe, nta muntu wasanze hariya kuri gate, nta nuwakubwiye ngo kwinjira mu nzu. Icyo bikoze hano ugiye kwinjira inkweto nitegeko kuzisiga ku muryango, hano nta bajura bahabazana harara, urumva. Ariko hari igihe ushobora kuzaza kundeba bari kukubaza batushaka nde, uti nshaka, utakinyita mama Rehema, uri kunyita mami, nanguru kunyita irindi zina mabuja. Noneho wahagera bakakubwira bati ntawe uhari, siga nimero, andika agapapuro, ukandika iki, kuki mwaje mutamusabye gahunda. Ariko ubwo nyine nzagira n'uwo muri biro ugomba kuguha nimero yanjye, akandika n'amazina ye muri agenda. Ariko nitumara kurya tugahaga ntitukibagirwe, ntitukibagirwe. Ngo nuko ngo Yabesi avuga ati ntitaye ku buranga, hari amateka nibutse. Mama yambyariye mu gahinda, nubwo bariya bose bari muri biro, hari amateka nibutse. Rimwe nigeze, ubundi urabizi njye ukuntu meze, sinashobora gutanga message y'umuntu nkaha ngaha. Nigeze rimwe kubwira umuntu ntariko mushumba wanyaboneka ate, ko shaka mushumba wanyu. Arambwira ngo uzi ukuntu bimeze, ngo bura ngo kora mushumba wacu ngo n'urugendo rurerure kumubona ngo n'urugendo rurerure, ngo uguze ikintu bigusaba, uzatega nanga so ushaka imodoka private, numara kuyishaka uze uje kuri biro, uvugane n'umuntu uri kuri biro, uvuga amazina yawe, utange nimero yawe, uvuga icyo ugushakira mushumba. Numara kubivuga ubwo nyine igihe kizagera wongere ugaruke, bazongere baguhuze nawe. Ndamureba nta kintu namusubije.
namubwiye ngo ibyo nanigiye kumubwira niba biri mu mugambi w'Imana bizamusohoraho, kandi nibimusohoraho ngenda umukandida wo kuvuga ko message nagombaga gutanga yamugezeho. Ntabwo ndi umuntu wo kujya kurirwa ngushakisha nkora kata kuri tike yanjye ngo bigende bite. Icyo koze ugiye kunsengera David sunzi ugiye kunsengera ntitaye nanjye ko arabanshaka ngo baze mbasengera ariko sinshire mizo condition zose. Ugiye kunsengera uko waba uri kose ukambwira ngo ufite message nanjye nategati cyane nkaza gushigikira n'amavuta yawe, kubera kuko n'ubundi umuhanuzi ni umuganga bamusanga hari, ariko ntago bisaba ko ngira bonsa, ntago ibyo mbisaba, ntago ibyo bibisaba. Niyo mpamvu rero Yabesi ngatitaye kuri ibyo byose, atitaye kuri ibyo byubahiro, ngo yavuze ngo nta kintu na kimwe nitayeho. Aravuga ngo ngiye gupfukama, ngo Yabesi arataka, agira ute arataka. Ubundi hari amasengesho abantu biyahujwe arimo gutegeka ngo Mana ngo ndagutegetse ngo bikoreye ngo cyangwa se ngo bireke ngo ndagutegetse ngo uyu mwaka ngo nushira utabikoze ngo nzakuvaho. Genda uragenda haze 80. None ngo Yabesi aravuga ati ubu ngiye gutaka. Umuntu utaka bamwumva vuba sha, umuntu utaka bataka mwijwi ririmo impuhwe ririmo n'imbabazi. Ngo Yabesi atakambira Uwiteka Imana, ngo arayibwira ngo Uwiteka icyampa ukampa umugisha, n'icyampa ukampa umugisha. Aravuga ngo wamara kumpa umugisha ukuboko kwanjye kwawe kukabana nanjye. Haleluya. Aravuga ngo kandi ibyago ntibigire bite ntibimbabaze. Senga isengesho ririmo gutaka no kwinginga no gusaba. Amen. Ngo nuko Imana ngo yumvise uko kwinginga no gutaka no gusaba kwa Yabesi, ngo imusubize uko yagize ute yayisabye. Imana yacu nishimwe. Senga isengesho ryo gusaba. Se urabwira buriya nta muntu ubu waje kwa muzehe kamuga nkubwira ngo president w'iki gihugu n'ubukewe ndagutegetse, uramubwira ngo banyakubahwa ababyeyi nako kagashiraho. Ushaka no uti nkugiriyeho umugisha iwagabanyijwe n'ijisho, usanzwe uvuga ati nka cyajijwe cyanjye gitema amasaka. Banyakubahwa babyeyi president wacu mwatwemerera tukagira icyo tubasaba, mwatwemerera akabona wakareba akumva ryajwe rituje, akumva ryajwe rituza akavuga ati umuntu afite n'ubupfura, uyu mwana afite n'indero. Hamura akavuga ati niba guhe mikoro uvuge. Bamukamubwira ati none ikibanza cyanjye barakinyaze. Ahita avuga ati meya urihe ibyo bintu urabizi byo mu karere ka Gasabo. Meya yamura ati ibyo bintu ntabwo nari nakabimenye ariko mbigiyemo vuba byihuse. Urumva none wowe urajya imbere y'Imana Data wa twese ngo ndagutegetse nutampa urubyaro uzarureke noneho ngiye no kwirwanaho, ishakira urwego wurire. Nta kabuza n'ubundi biragutwara igihe kirekire. Ngo ariko ngo Imana yumva gusaba kwa Yabesi ngo imusubize uko yagize ute yayisabye. Nshuti bene Data bakundwa, turi mu gihe cyo kwinginga Imana no kuyihendahenda, kuko iyo tuyihendahenze irahendahendwa, kandi iyo turisabye urumva kuko Imana yacu ni umubyeyi. Ariko wijya kwisaba urkwibwira ngo nutinda ndakuvaho, nutantaba ndakuvaho, uku kwezi nintasama ndagenda. Umva hari abari kwishima ko babyaye impanga, hari abari kwishima ko babyaye abahungu n'abakobwa. Mana uku kwezi nutanyubakira ndabivamo. Oya urajya he ko nubundi nta usigana n'umuha kuko hari ufite uburenganzira. Imana itugirire neza, tugire uburyo bwo gusaba Imana ngo nuko Yabesi ngo imusubize uko yayisabye. Umaze mu minsi uri gusenga Imana usaba, umaze iminsi uri gusenga winginga, nta gisubizo wari ufite, wumvaga rwose birangiye, wari kwibaza ngo se Mana ko nasenze mu buryo bwo kukwinginga nkakuvuga neza nk'uhibereye, none bigenze bite? Ariko hari ijambo rikubwira ngo
uyu munsi Uwiteka Imana yumvise kuniha kwawe, yumvise gusaba kwawe, yumvise kwinginga kwawe, yumvise ikibazo ufite, yumvise ingorane zawe, amarwarwa yawe irayamenye, irayasobanukiwe, kandi irakubwiye ngo yinjiye mu itangira, kuko nawe wayisabye uhereye mu itangira. Yabesi yahereye mu itangira, ahera mu mateka ye, ahera ku mateka ya se na mama we, ahera aho yavukiye, ahera uko byagenze, avuga amateka y'iwabo, arangije arayavuga. Ngo birangije Uwiteka Imana yumva aho yatangiriye. Haleluya. Imana ijya imenya itangira ikamenya n'iherezo, kandi Uwiteka umenya itangira akamenya n'iherezo. Niwe wumvise gusenga kwawe, niwe wumvise kuniha kwawe kwa nijoro, niwe wumvise amarira yawe, yumvise indwarane ufite, yumvise cya kibazo mu bwiye cy'uburwayi, yumvise cya kibazo mu bwiye cy'abana, yumvise ko wamubwiye ko umwana ari muri gereza, yumvise ko wamubwiye ko umwana afite ikibazo cya trauma yabaye nk'umusazi, yumvise ko wamubwiye ko atawe, yumvise ko wamubwiye ko areswe, yumvise ko wamubwiye ko bagusoye mu nzu, yumvise ko wamubwiye ko hari umuntu uri muri gereza, yumvise ko wamubwiye ko wabuze urubyaro. Haleluya. Aje kugusubiza uko wamusabye, kuko ni umwami wumva. Haleluya. Niba amatwi y'abantu atwumva, amatwi y'Imana yacu ntiyabura kutwumva. Naho abantu bagucecekanye, ariko uyu munsi isengesho ryawe Imana igiye kuryumva. Haleluya. Hera mu itangira aho waturutse, uyibwirire naho ugeze, uyibwire ngo Uwiteka Imana ongera ungarukeho, kuko gutaka kwawe Uwiteka Imana arakumvise. Iyo ari amahoro itugirire neza. Numvaga ari ndiri jambo twaganiraho, hamagara hari uwakumva agutegeye amatwi. Iyo amahoro itugirire neza. Amina cyane. Murakoze mama Rehema. Kubwa kanya waduhaye ijambo ry'Imana ryari ryiza, ryari riryoshye, ariko igihe ni gitoya. Yego. Nkunze kuvuga ati reka tubohora abantu baba badukurikiye. Hari nk'umuntu udukurikiye ari mu modoka, agaparika imodoka. Hari umuntu udukurikiye ari mu kazi, akameze nk'uhagaritse akazi mu office agiye atandukanye. Hari n'abadukurikiye bari kwa muganga. Yego. Abo ngabo iyo tubagezeho tubatindaho cyane. Hari n'abakozi bo mu rugo badukurikira. Nabo bari abantu baba baparitse akazi basebuja babasigaye cyangwa bamabuja babo, bakaba bagaparitse. Reka tubabohore. Reka tubabohore. Ariko umuntu uri nko mu bitaro we, sibye kumubwira ati we uruhuka, wonge witekerezeho, niba ari n'ikintu ubona kitari kumeze neza, kuko turi hari ahantu ntago tuzi bikurikiraho. Yego. Tuba tumeze nabi cyane. Hanyuma rero tugeze muri kanya keza, no ku kanya ko kuvuga kuri abo bantu bafite ibibazo, abantu bumva batameze neza nk'uko mama Rehema bivuze. Ushobora kubona umuntu inyuma kumva kameze neza, ariko mu by'ukuri niwoze icyo urwana nacyo. Yego. Niwoze icyo urwana nacyo. Nge ntago nyizi, kuko nanjye mfite ibyanjye. Hari igihe mbitekereza nkumva ngiye gusura, ahubwo nkiha amahoro. Yego. Ngo bivuze ko nkeneye ijambo ry'Imana, nkeneye n'isengesho, nkeneye n'umuntu wafasha kunyinyingira ku Mana. Yego. Tugeze mu kanya keza rero ko kumva nimero y'umukozi w'Imana ku muntu wifuza gusengana nawe, ufite ibibazo bigiye bitandukanye, kuganira se n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye wamukeneraho. Niko kanya ko gufata iyi nimero mama Rehema. Kakanya abantu baragakunda, njye ntinya ko bazagakunda kuruta ijambo ry'Imana, kuko nkuko nabikubwiye kare, abantu bashaka kumva ko Imana igize ute nyine ikoze. Hari n'ukuntu njye najya gukorana n'umuntu ngumva ndamubaza ati se mbwira, abantu baguhamagara ute? Ngo no guhamagara akahita kubwira ngo nsengera, kuko niryo jambo afite mu kanwa aho hafi, kuko nyine arebye ibibazo afite agira ngo nawe urabizi. Mama wona ibyo bintu birakubaho, ukareba ikibazo ufite kugira ngo David arakize. Mu by'ukuri David yakubwiye ikintu ukahita umusubiza inabi. Bariya abantu no kuvuga ngo buriya umuntu wese agira aho yizerera. Nk'abantu kenshi mvugana nabo, umuntu ngewe arampamagara kambwira nakubonye aha n'aha ku ijambo Nili. Ubu ngubu uwampamagara yambwira aho yambonye. Ngewe ubundi nge ndi umwarimu, kandi umwarimu byanga byakunda agomba kubaza umunyeshuri ese ubundi unzute. Yego. Noneho rero yambwiye ati nakubonye aha ngaha kwa David kunareke place gutya na gutya ijambo Nili. Mpita numva uwo muntu aje mu bintu azi. Nago yabaye nka wa muntu, buriya umuntu ureba ikiganiro gusa ntagire n'akantu na gato yumva, ni wa muntu ubura kuvuga ngo ngo reka mwumve nawe, ngo reka mwumve ukuntu arahanura. Urumva? Ariko iyo umuntu yumvise ibiganiro akumva uburyo biteruye, uburyo bitwara, amenya se umuntu ngiye kuvugana nawe n'uyu ngomba kugenda uko, ngomba kwitwara uko. Noneho nuri guhamagara, hari noneho n'uguhamagara agahita avuga nsengera.
ariko abantu mukajyamo barenganya, ariko uriya muntu n'ubundi akwizereyemo arumva ko numusengera birashira. Ikintu ukora uramwakira mu ijwi ryiza, mu ihumure ryiza, humura ndagusengera nta kibazo, nurangiza umuganirize niba atanumvise ibintu byose neza. Kuko we nanjye impamvu nabagarutse bari abantu nanjye agiye mama rehemu ushobora kuza utazi mudu ndimo ukambwira nk'ikintu nkahita mbirinduka nkahita nkubwira nabi nkahita ubu ukahita utekereza ati David kuko njye numvise ko ibyanjye ubizi kandi mu by'ukuri ibyanjye ntabyo uzi. uriya David umuntu ashobora kuguhamagara uri nko koza akamvuge koza ibyombo nsengera, ariko nuhita umubwira ngo ntago mpari ndi koza ibyombo, gerageza niba uvugana rya jwi ryanjye ritema amasaka orosha amubwira uti rero ndagusengera ariko ndi mu byombo nari impuze none wakwihangana basi gato nkaza tukavugana. none hari igihe tuba tutari kuboneka pe, hari nk'igihe tuba tutari kuboneka, hari nk'abantu baguhamagara waransengeye cyagenda kira, none nongeye kugira ikibazo cy'uburwayi nsengera, kandi waramusengera arakira aragenda araceceka kandi nimero arayifite. abo ngabo ndanabagaya, abo ngabo niyanakubwiye ati mukozi w'Imana Imana iguha umugisha ko wansengeye, ariko njyewe ukuntu nteye nawe ntabwo mwirengagiza, naramusengera sinkwirengagiza ndagusengera, ariko nawe umutima wawe urakubwira ko uri ikigwari. Muri David none se nkawe niwe ujya umbwira uti mama Mariya waransengeye kuri ibi bintu ndasubizwa, mbese hari amafaranga nguca? none se niba ntayaguca sibye kuza ukabimbwira. mu minsi yashize hari umuntu natonganyije n'ikiganiro kireba kuko mu bantu bagwangayikisha ngo ibiganiro rimwe yari yaragiye mu bitaro ibihe birebire ahora mu bitaro buri munsi byaranze pe, birangije tugira umugisha y'Imana yacu sinjye uriho ni Kristo uri muri ndamubwira nti systeme y'iki kintu reka dusenge nukuri pe. umuntu twiyambura byose tujya mu musozi wari no mu kazi ke ari no kurya, turagenda ndisengera muhamagara ndiyo ntidusenga Imana birarangije. ndamubwira ntumva nkubwire mu masengesho nasenze Imana yambwiye ko igukijije dusenge, turasenze kandi buri muri kamubwire iri bari ikintu kivuna kinamena umutwe kinananiza gusengera kuri telefone biravuna. Biriya bintu biravuna shuti zanjye. Hari igihe unasenga bikagenda hari igihe usenga bikagenda bicika ukumva umutwe, kandi buriya ni nayo materaniro avuna. Buriya ubundi iyo muri mwiteraniro gusya abantu mwegeranye ntabwo iteraniro rivuna, ariko niba ari iteraniro rivuna n'iteraniro ryo kuri telefone. Birangije nyuma yaho ndamubwira kora kuko nyene kumuhugura nge ndi umwarimu, umuntu wese uzamenye ngo nge ndi umwarimu ndakwigisha ariko nkanaguhugura. Ndamwe numva nkubwire buriya iyo wicaye warararaga mu bitaro buri munsi uko bwije nuko bukeye ahantu uzi wivuza mu buryo buhenze ahantu uri wamara Imana ikagukiza. Noneho ikintu cyangwa arambaza se wabimenye ute? Ndabona mu mwenge ntago nasengera ikintu cy'umuntu Imana yanega kumbwira ko yagikoze. Kuki se ngumya kugusengera kandi ngomba no gusengera abandi? Ndamubwira utinyuke koko nta nubwo bufite, unanirwa no kumbwira uti basi uko wasenze ongera n'ubundi usenge uzamuke duhe n'Imana icyubahiro ko nta tiki yawe nagusabye, ko nagendeye ku yanjye, ko nta gihe cyawe nagusabye, ko nariya yanjye nkanywa yanjye. Mu by'ukuri no kubaha Imana bikunanire. Ndamutonganya cyane pe, ariko bantu namwe mumeze gutyo mujye mureka ubugwari. Umuntu aragusengera urakize kuko n'ubundi wongeye kurwara uragarutse nibwo none mu burwayi nimuje gushimira Imana basi iyeranje unamwandikira message nukuri fasha dushima Imana icyo twasengeraga Imana yagikuye he mu nzira. Mwabantu tureke ko intashima ku Mana nabyo umuntu agusabye, ariko gerageza rero aho ngaho iyo ugarutse muri ubwo buryo nabwo ndagufasha. Ariko iyo ugize umugisha ugasanga ndi muri mood yo kukuganiza kuko ibihe byose ngengira ibintu bitandukanye niberamo. Hari igihe mba mfite igihe cyo kuganiza abantu, hari igihe mba mfite igihe cy'amasengesho, hari igihe mba mfite igihe cyo kuza hano kuri Gonarike tukavuga, hari igihe mba mfite igihe cyo kwinjira mu wundi buzima busanzwe. Urumva ibyo bice byose ngomba kubibamo kandi nkabibamo neza. Nukuvuga ngo rero namwe bantu b'Imana mwe kujya mu bibigwari mujye munagerageza munashima Imana. Niwe ikoreza umuntu umutwaro ukabona wa mutwaro Imana irawugutuye warawumwikoreje, gerageza umuguru uti mwene data dufatanye gushima Imana, Imana yarabikoze. Hanyuma rero reka utubwire nimero yawe nurangiza uradusoza n'isengesho. Buriya barayibagiwe
amarehema rero ngende kubaza nimero urumva ntago nita ku bantu bayifite yego ubwo nita ku muntu mushyashya n'umutsi okay nanjye meze nka Dawidi njye ni Dawidi ni Yesu waruragiye agasigiza afite akita ku ntama imwe yabuze ku mpamvu y'izindi ntama rero twungutse nimero yanjye ni 0788971561 Imana ibaho umugisha mwumvise ko mba mu byiciro byinshi ubwo icyo nzagushiramo byanga byakunda umwuka wera azasanga umutima wawe kugikunda kubera kuko ntago David ntazagira umuntu kubesha buriya uko utarya buri kanya nanga se ukutahora useka ubu David ibihe umazemo iminsi iyo ubura umuhanuzi ubura guhanura ntago duhanura buri teka ngwizo no kuri nejo umuntu yarampamagara ambye ati David umuntu turajyana ngeze hano ajyanye nsanga no gusenga ntabwo ati bindimo ibihe byo kuba ndi njyenyine yego niko nahise mubwira pe ntabwo ati ngiye gusengera mu koraniro ringana ry'abantu gutya atoya ngiye ndi gusenga kuri Gonarike ngasengana n'umuntu turi kumwe tukuganira ako kanya nawe mvuye aho ngaho ngenda ngiye n'Imana yanjye tukaba tubitekereza tubyumvikanaho neza yego ariko ni vuba nzagaruka tumwe tujye mu koraniro rigari ntabwo ati rero mumbabarire gatoya mbese ubiyeho narindi kandi pe ndagushimye rugize neza kuko nyine narandebye arangije avuga ati rero David mu bikene muri iyi minsi ukene no kujya abantu bari gusenga ntabwo atoye mumbabarire gato nzagaruka ni ukuvuga ngo rero uyu munsi dufatiye ku gihe cy'umuvandimwe kuko ibihe bye byose tuba tubiziranyeho uyu munsi ntago ari umuhanuzi yaba ari guhanura rero ushobora kumpamagara njye mama Rehema ugasanga ndi mu bindi bintu bitanyemera guhita ninjira mu iteraniro kuko n'abapasiteri ku ruhimbi ubundi buriya abapasiteri ku ruhimbi ntago nawe ahahora agira abandi bamusimbura ni nayo mpamvu Mose yagiraga abamuramira amaboko rero hari abantu baza David igihe cyose akumva ko urahita uvuga ngo iravuze oya ntago ubwo buzima mbuhoramo njya no mu bundi buzima ngira inama bubatse ngira inama batarashaka urumva mba mu bintu byinshi hari igihe uzaza none hari izo nama ndagukubita ubwo nazo ninzi gukubita uzamenye ngo ubwo nuko umwuka wera yanyoboye ubwo rero Imana ibagirire neza Imana ibaho umugisha ntago ndi umuhanuzi gusange mba no mu bundi buzima busanzwe iyo amahoro ibagirire neza kandi Imana iduhana umugisha hamwe n'abumvise iri jambo Uwiteka Imana bakomeze kandi hamagara hari wakumva gutaka kwa Imana ikwitayeho kadusenga Imana data mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti tugushimiye imbabazi zawe zabanye natwe muri iki kiganiro zigatindana natwe turagushimye ko waduhaye ikirere cyiza icyubahiro n'ikibi cyawe turagushimye ko waduhaye imbaraga ukaduha umwuka wo guhumeka tukabasha kuvuga hari abatari gushobora kuvuga abantu bafite ibibazo by'imihogo ariko twembweho wadushoboje Morajese ushimwe uri data twese mwiza icyubahiro cyawe nikiganze ibihe byose uganje ku isi hose nta uzagusumba nta nuzagusimbura ingoma yawe ni y'amahoro ingoma yawe ni y'abera turi abana bo mu bwami bw'Imana data twese ntabwo badufite nyiri bihura hari utubereye maso kandi itorero ryawe ribereye maso ntago riguye rirahagaze nta nubwo risenyutse riracubatse kandi abakomereye muri ryo bahindutse abanyembaraga bagwirijwe imbaraga ku rugamba ubarinze gutsindwa ubagize abanyamwete kuko bashoboje turagushimye icyubahiro n'ikibi cyawe hamwe n'abizera bose rero turagushimye ko uvuganye natwe muri iri jambo uravuze ngo nubwo byari bikomeye kubera amateka twavukiyemo kubera amateka twanyuzemo ariko ngo noneho duhawe andi mahirwe yo guhamagara sawa hari amahirwe ya kabiri uzanye kuri buri muntu wese ngo niyongera ahamagare kuko kumwumva kugiye kumva intore zigutakira ku manywa na nijoro ngaho girira neza David umukomeze muri bihe umuha imbaraga uganze kuri we cyane umutindane umuganirize cyane umurinde amajwi y'incakura umurinde ibitero data twese hari igihe umuntu ageramo akaganizwa n'ibintu adasobanukiwe uwaganizwe n'ijwi ry'ibyiringiro kandi umutiremo ibyiringiro by'uyu munsi n'ibyejo hazaza dusengeye abari mu bitaro dusengeye abarwayi dusengeye abantu bafite agahinda kabarengeranye kabazabiranyije nabwo abantu agahinda kose nta gahinda kagasirimu
umuntu ashobora kubura urubyaro, ako n'agahinda. Waba uri mu nzu yawe ariko utagenda uterurwa n'umukozi, ako n'agahinda. Waba uri kwambikwa pampuru w'umuntu mukuru, ako n'agahinda. Waba uri kurara ukubiri n'umugabo, ako n'agahinda. Abana bawe baba barananiranye, baranywe ibiyobyabwenge, ako n'agahinda. Dusengeye uduhinda twose. Sawa. Ngo data wa twese, abantu bose, buri wese ku rugero rw'agahinda ke, utanga ihumure. Utanga ihumure ku gahinda. Umuntu wese uboshwe n'agahinda, ku gahinda kose kamubosha, utanga ihumure kuko ari we nyiri ihumure. Ibyo urabishoboye gutanga ihumure, mbikuzeho cyane. Icyubahiro kizaba icy'ibihe byose kuko niwe utanga ihumure gusa, ritagira ingaruka, ritagira n'ikiguzi. Ngaho tanga ku bantu bawe ihumure. Uruhura abarushe, ruhura abaremerewe, imitima ibuze uburyo uyiha uburyo, ababuze icyizere ubaha icyizere cy'ubuzima, abananiwe ubuzuza umwuka wera, kuko imbaraga zawe zisumba byose twikoreye. Ugira ibintu uremerera mu ruhande rw'abantu bawe. Urakoze data wa twese, turagushimye kubw'intsinzi uzaniye abantu bawe, turagushimye kubw'amahoro uzanye mu mitima yabera, turagushimye kubw'imbabazi dusutseho. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ngaho gumya kubana natwe, uduha imbaraga zo kugura kiri ku manywa butarira, kuko nibwiraho umuntu adasaba ashoboye kubona undi, iryo rizaba ari ijoro ry'ingutu, kandi iryo joro rizananiza abantu benshi. Rero duhe igihe cyo gukoreramo, kandi uduhe kubana nawe ibihe byose, kandi uduhe kwirimbisha nk'abarimbishirizwa umukwe, kugira ngo umukwe naza asanga amatabaza yaka kandi atarazimijwe n'ibihe nanga n'iminsi. Uturinde igihe cyo kwirara, kandi uturinde igihe cyo gusinzira, tudasinziranye amatabaza afite amavuta. Urakoze Kristo. Ngaho bana nabera, umuntu wese urumvira ijambo, umuntu wese urumva ibiganiro, umuhe gukomereramo, kandi n'utarufite kwizera umuhe kwizera. Turagushimye ko ibyo tukwingingira ubiduhorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Hanyuma ndabashimiye mwe mwakurikiye ikiganiro cyose mukaba mugisoje, twaba tugeze ku musozo wacyo. Niba utaribuka gukora subscribe, ndakwibutsa gukora subscribe kugira ngo tukomeze tube umuryango mugari. Mama Rehe, nawe ndagushimiye kubw'umwanya waduhaye. Ndabizi ko biba bigoranye cyane bitewe n'ibintu umuntu aba arimo cyane muri iyi si, n'ibintu biba bigoranye. Nafashe igihe cyawe kirenga isaha, n'abantu badukurikiye nabo bakaba bakurikiye ikiganiro cyose igihe kirenga isaha. Ni ukumva ko ari abantu b'ingenzi cyane, ni intwari ziharanira kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze wamamare. Nawe ndagushimiye. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha namwe.